Aha, reka nongere nguhereze ikaze hano kuri Simba Entertainment. Reka nongere nizere yuko rero ukomeje kumera fresh cyangwa se ukomeje kumera neza cyane. Reka nkubwire ngo niba bitameze neza no kwihangana, gusa birashoboka yuko ejo byamera neza. Ntabwo twese tuba tugomba kumera neza. Iyo uno munsi byaciyemo, you never know. Birashoboka yuko ejo bitacamo. Nakubwira ngo niba wagize amahirwe bigacamo, senga cyane kugira ngo bijye bihora bimeze neza cyangwa se bijye bihora bicamo fresh sana cyane. So niba udukurikiranye rero uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse tutibagiwe n'abadukurikirana bari mu mujyi wa Kigali, nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Entertainment, nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo tuzajye tugenda twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye, amakuru ya showbiz, amakuru y'ibyamamare, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba muri siporo, politike, ubuzima bw'ibyamamare, lifestyle, amateka, byose tugenda tubikugezaho hano live gatanu kuri gatanu cyangwa se update umunsi ku munsi. So nakubwira ngo rero niba aribwo ukigera hano kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo tuzajye tugenda twibanira hano kabisa gatanu kuri gatanu. Njyewe nitwa Simba Only, ushobora n'ubundi kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ubwo ni Facebook, Twitter, 3D cyangwa se Instagram page. Nukandikamo Simba akarongo ko hasi, ukandikaho ijambo Only, ubundi bwo ukamereza igitekerezo cyawe ndetse ukanamfollowinga, ubundi bwo rwose ibintu bikagenda bimeze neza cyane 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 cyane. Mbere yuko nangira amakuru yanjye cyangwa se mbagezaho iyi nkuru hano, abafana ba APR ewana mwiha amashyi aho muri kabisa. APR FC ewana, APR FC kabisa ikubise akanyafu iyo bita Azamu FC ewana, abanyatanzania kabisa. Navuga ngo ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane kuko byibuze noneho stade Amahoro tukomeje kwitaha neza. So APR rero navuga ngo umukino wa mbere wa competition cyangwa se umukino wa mbere mpuzamahanga ubereye muri stade Amahoro, APR FC ibashije kabisa guhereza icyubahiro iyi stade n'ubundi Amahoro iherutse gufungurwa mu minsi ishize. Ni umukoro ukomeye cyane APR ikomeje gutanga, ndetse nashyiraho akadomo hibazwa ku yandi makipe azakinira muri stade niba azahakura intsinzi. So tugiye rero kurambura ese n'ibiki byabonetse muri uyu mukino, ni bande batsinze ibitego, ese APR ko yakomeje mu yindi round izahora n'ihe kipe bimeze gute. So nakubwira ngo rero uze kureba iyi video yose uyisoze. Ngiye nkuko n'undi natangiye mbikubwira, amazina yanjye banyita Simba Only, ni njyewe uri kubugezaho hano update. Nkubwira ngo rero niba aribwo ukigera hano kuri channel, nukuri ikosa ryo kugenda udakoze subscribe, kuko umunsi ku munsi, buri munsi nzajya nyena nkugezaho update cyangwa se uko biba bigiye byifasha hano live gatanu kuri gatanu. Nkubwira ngo rero mbere yuko wenda nza no kuba nakinjira muri iyi match, wifuza kuba wagura utubati, wifuza kuba wagura ameza, imitako, ibikoresho byo mu nzu, ibitanda, ibindi bintu byose bigiye bitandukanye, nyarukira muri Kigali New World Furniture, bakorera ku Gisozi mu Gakiriro n'ubundi. Nakubwira ngo rero niba wifuza bimwe mu bikoresho n'undi nakubwiye haruguru, hamagara nimero yabo ni 07 83 68 62, babe bakugezaho ibikoresho neza cyane. Barabikodesha, barabikora, barabicuruza, ushatse wabigura ukabigumana, kandi igiciro cyabo kiri hasi cyane. So nakubwira ngo rero wabitabaza cyangwa se ukabifashisha bakakugezaho ibi bikoresho gatanu kuri gatanu. So twinjira rero muri iyi match rero navuga yuko ni match ikirangira, cyangwa se niba ubonye iyi video turi ku cyumweru, ni match yabaye kuri uyu wa gatandatu, yahuzaga ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Azamu. Iyi n'ubundi akaba ari CAF Champions League, cyangwa se amakipe yitwaye neza iwabo mu mashampiyona y'ibihugu byabo. So iyi match rero cyangwa se iyi game ikaba yatangiye n'ubundi ku isaha ya saa 12 hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, PM cyangwa se saa 12 z'umugoroba. Iyi match rero igice cya mbere kikaba cyarangiye APR FC n'ubundi yoboye ku gitego kimwe ku busa. Ni igitego cyatsinzwe na Ruboneka Jean Bosco. Nanavuga
yuko Ruboneka kabisa niwe on the match cyangwa se ni man of the match w'iyi match ku giti cyanjye nkurikije ibyo uyu musore yakoze cyangwa se uburyo yigaragaje muri iyi match. Gutsinda igitego navuga ko n'igitego cya kabiri ni nkaho ari we cyaturutseho, kuko navuga yuko assist n'ubundi ni nkaho ari we wari uyitanze. So ni ibintu byiza cyane. Ruboneka rero Jean Bosco yaje kuba yigaragaza cyane muri no match. Igice cya mbere rero n'ubundi cyaje kurangira APR yihariye n'ubundi igice cya mbere, haba muri position, mu kurata ibitego, mu gukina neza mu mpande zose. So APR rero FC yaje kurangiza igice cya mbere n'ubundi ifite igitego kimwe ku busa. Bagitangira igice cya kabiri mu minota 60 n'ubundi Mugisha Gilbert yaje kurasamo cyangwa se yaje gukubitamo indi bombe ya kabiri. So biza kuba rero ibitego bibiri ku busa, ari nako match n'ubundi yaje kuba irangira. So Mugisha Gilbert nawe navuga ngo nyuma y'imikino yindi yagiye ibanza mwagiye mubona yuko umutoza atamugiraga icyizere ngo amubanzemo, gusa navuga yuko kuri ubu ngubu noneho yaje kumubanzamo. Gilbert aranamwigaragariza aza kuba amuhereza intsinzi. So navuga ngo rero ni ibintu byiza cyane. Mugisha Gilbert unakomeje guhirwa ni Stade Amahoro, kuko ngira ngo murabyibuka n'umukino uheruka wabereye muri Stade Amahoro wa Gishuti, uyu mugabo n'undi niwe watsinze igitego gifungura Stade Amahoro. So navuga ngo rero ni ibintu byiza cyane kuri Mugisha Gilbert. Navuga ngo noneho kera kabaye Stade Amahoro, uyu musore birashoboka ko izamuryohera cyangwa se umukino bazajya yakiniyemo hano bizajya bigenda fresh sana cyane. APR FC rero kuri ubu ngubu bimeze gute nyuma yo kuba ikuyemo abanyatanzania? Ngira ngo wenda nkomejeho gatoya cyangwa se nkabibutsaho gatoya, umukino ubanza Azam yari yatsinze APR igitego kimwe ku busa. So ubu rero umukino wo kwishyura nyine urangiye APR itsinze ibitego bibiri ku busa. So urumva yuko rero ni ibintu byiza cyane. So umukino rero navuga ngo n'ubundi uzakurikiraho ikipe ya APR FC cyangwa se indi raundi APR FC yerekejemo izahura n'ikipe ya Pyramide. Mon cher ami, izahura n'ikipe ya Pyramide. Navuga ngo APR ahangaha none ifite umukoro ukomeye cyane wo kuba yakuramo Pyramide. Impamvu mbivuze gutyo nubwo match igice cya mbere cyarangiye na GKU ari ubusa ku busa, ariko umukino ubanza Pyramide yinyagiye ibitego 6 ku busa. So urumva yuko rero n'ubundi yakomeje. Abibuka umukino wa Pyramide uheruka guhura na APR FC nabwo yaranyagiwe. So navuga ngo rero ahangaha APR FC ishobora n'ubundi kuza gukubitwa akanyafu niramuka yirangayeho kuri Pyramide, cyane yuko n'ubushize yayikuyemo. So nakubwira ngo rero niba ari bwo wari ukigera hano kuri iyi channel Simba Entertainment, kora subscribe kugira ngo buri munsi tuzajye twibanira mu makuru y'ibyamamare, amakuru ya politike, amakuru y'imikino, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. N'ahandi rero wabikora cyangwa se n'ahandi wabireba usibye ahangaha kuri Simba Entertainment. Nkubwira ngo kora subscribe, nugenda udakoze subscribe kugira ngo tuzajye tugenda twibanira mu bintu bigiye bitandukanye kandi bigezweho. Wakoze kunkurikirana cyane. Ciao.